Muraho neza, reka nongere ngusuhuze nkwifurize ibihe byiza aho uherereye hose ku isi. Amahoro n'ubuntu bwa Kristo bikomeze bibane namwe. Turabasuhuje cyane tutiyambu mwese aho muri hose ku isi, ubuntu bwa Kristo bukomeze bubane namwe. Hanyuma rero uyu munsi tutatinze mu magambo tuje kubaha inkuru. Ni inkuru idashimishije ariko ni inkuru kandi ni inkuru y'akababaro mu by'ukuri dutanga mpore. Uyu munsi rero tariki 18 z'ukwezi kwa gatanu ku munsi wa mbere mu gitondo nibwo twakiriye inkuru y'akababaro, inkuru y'umwana wacu, inkuru y'umwana w'umunyamurenge witwa ngo ni Kazuba Gentille, wari utuye mu gihugu cya Uganda, akaba ari umukobwa w'abanyabyinshi, umwana wa Musabwa. Muri Congo bari batuye iriya za bibanza ari za Ndondo, niba ari za Rurambo, sinzi muri biriya bice. Uyu munsi rero twakiriye inkuru y'uko yabashije kwitaba Imana azize uburwayi, aho yari atuye mu gihugu cya Uganda. Inkuru y'umwana isubira inyuma, yigeze no gutura muri Kenya ahitwa Kitengela, uwo mwana Kazuba. Nyuma nanone aza gusubira Uganda, amaze kugerayo aza kugira ibibazo, agwara indwara yitwa diyabete, akomeza kuvugwa, ariko nanone umunsi w'umuntu wageze naho wawusimbukira, habe nubwo wagenza gute, habe nubwo waba ufite izihe mbaraga. Uyu mwana w'umukobwa rero abasha kuba uyu munsi yitabye Imana. Turihanganisha cyane umuryango w'abanyabyinshi bose muri rusange, umuryango wa bugufi. Mwihangane, twabashije kumenya ba nyirarume, ariko nanone n'ubundi turihanganisha abanyamurenge bose muri rusange, turihanganisha inshuti ze, turihanganisha ndetse n'abaturanyi mu buryo bubiri, abaturanyi be ba Kitengela, abaturanyi be ba Uganda ahitwa na Kivale. Turihanganisha inshuti ze nanone muri ubwo buryo, nazo izo muri Kenya bamenyanye atuye Kitengela, no muri Kenya ahandi mu bindi bice, Uganda na Kivale no mu bindi bice by'ahandi agiye amenyana nabo. Turabihanganishije cyane mwese, mwihangane, mu isi niko bimera, mu isi si iwacu, turabashitse n'abimukira kuko iya ndirimbo ibivuga. Turi mu isi ariko turi n'abagenzi, yaba twakagiye tuma gutahura icyo kintu kugira ngo twicare turi tayari, kuko umuntu wese ntazamenya igihe azagenda, kandi buri muntu wese aba yumva ko azabaho igihe kinini, buri muntu wese azayumva ko azarama, ariko nanone imigambi y'Imana si nk'iy'abantu, kandi Imana ifite imbaraga zirenze iz'abantu. Imana yonyine niyo izimenya, niyo mugenga w'ibihe nk'uko babiririmbye. Nuko amakuru nuko rero ahagaze, tukaba tuje hano kubihanganisha mwese abumva uru rurimi, abanyamurenge, abanyarwanda, abarundi ndetse n'andi moko yose ashobora kuba yumva ikinyamurenge, kubera ko amahanga menshi ubu hagiye habamo abantu bumva ikinyamurenge, nubwo batacyumva cyose ariko barahari bacumva. Turihanganisha abanyamurenge rero muri rusange, twese turavukana, turabavandimwe, turabaturanyi, turi inshuti. Turabihanganisha mwese, mwihangane kubwo kubura umwana wacu w'umukobwa w'umujambere. Nanone turihanganisha n'ubundi umuryango we wa bugufi, turihanganisha papa we na mama we. Bihangane abavandimwe be, mu isi niko bimera, mu isi si iwacu, turabashitse n'abimukira. Kazuba aho yagiye tuzamusanga mu bwami bw'ijuru, kuko twizeye ko abacu bose badusize tuzabasanga. Iyo dupfuye ku mubiri, mu mwuka tuba tukiri bazima. Rero turabihanganishije cyane, mwihangane, mu isi niko bimera. Amakuru amwe twakiriye duhabwa n'abaturanyi be cyangwa se inshuti ze za bugufi, nuko uyu mwana w'umukobwa mu by'ukuri yari amaze iminsi arwaye ariko itari myinshi, ariko n'ubundi hari hakiriho icyizere cy'uko yokira. Si wa muntu wari urwaye ku rwego rwo kuvuga ngo nta cyizere kigihari, ni wa muntu wari urwaye ariko nanone hakiriho icyizere kuko yokira, kubera ko no ku munota wazi rero ngo Imana izikora. Ariko nanone ku bw'amahirwe make cyangwa se kubera
imipango y'Imana kubera ko twebwe turi abana b'abantu, imipango y'Imana iraturenze, mu by'ukuri iraturenze. Birangira rero umwana w'umukobwa yitabye Imana, turihanganisha mu by'ukuri abantu bose, nta rindi jambo twabona twakoresha rirenze iryo, uretse iryo ngiryo niryo dufite ryo kuvuga ngo mwihangane. Iryo jambo nta rindi turabona ryo ritsimbura ryo mu gihe nk'iki, abantu bahuye n'ibyago, abantu bahuye n'ibibazo, mwihangane. Inshuti ze ndabizi ko yari afite inshuti nyinshi mu bice byinshi bigiye bitandukanye, kubera ko iyo umuntu amaze kuba mukuru agenda yaguka amenyana n'abantu mu buryo butandukanye, bitewe nyine n'uko umuntu ari abantu, umuntu asabana n'abantu, nta muntu nta bantu, kuvuga ngo umuntu wese uriho aba agomba kuba amenyana n'abantu, akorana n'abantu, ibintu byose aba ari kumwe n'abantu. So turabihanganisha cyane, dushimira n'abantu bakomeje kudukurikirana, bakomeje gukurikirana Intore TV show. Mu by'ukuri turi kubona ukuboko kwanyu, turi kukubona uruhare rwanyu, turi kurubona kandi turaruzirikana, nubwo tutabivuga buri munsi cyangwa se ngo tubwire ibimenyetso tugaragaza, ariko mwumve ko tubizirikana. Iryo jambo niryo dukoresheje, ariko ushobora kuryagura ukaritahura mu buryo bundi buremereye cyane burenze iri jwi, ariko mu by'ukuri nta n'uburyo twabona twabibabwiramo birenze ubu, kubera ko niba dukurikiranwa n'abantu, ubu nyine mfite abantu barenga 500. So abantu 500 ni bake kuri channel, ariko mu buzima busanzwe muri kumwe ni benshi. So abo bantu bose rero iyo tubona badukurikiranye, mu by'ukuri twavuga ngo tuzareba ikintu runaka tuzaza tubagezaho, biragoye kugira ngo tukibone, biragoye cyane, bisabye ibintu byinshi kugira ngo tubone ikintu tubagezaho. Abantu barenga umubare w'100,000 bari abantu benshi, ariko nanone kubera ko hano ariho tuba duhuriye tukaganira, namwe mukaduha ibitekerezo bikagira icyo bitumarira. Igitekerezo cyawe kimwe kikaba cyunganira, kikaba gikora ibintu bene bijya bitabaho bidasanzwe. Nanone turabashimira cyane, kandi tubihanganisha ku bwa Kazuba Gentille n'umuryango w'abanyabyinshi muri rusange. Mwihangane, mu isi si iwacu, niko bimera, ariko nyine abantu bose ibyo dukora byose tujye tubikora tuzi ko turi abashyitsi n'abimukira. Nawe ntiyari yiteze kugenda iki gihe, nawe yari azi ko agifite igihe kinini cyo kubaho, ariko nanone kubera ko tutakiri abacu ngo twigenge nk'uko Bibiliya ibivuga, birangira yitabye Imana. So turabihanganishije mwese ntimwihangane, ibintu byose ni Imana niyo mugenga w'ibihe, kuko ya ndirimbo ibivuga. Murakoze cyane.